الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق وقدر. الحمد لله الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون الطائعون. يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Tutangiye dushimira Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, we waremye akanagena. Turasabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad, we Imana yatumye ku bantu kugira ngo abazanire ubutumwa kandi anabahanurire. Ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba ari bwo butumwa bwabaye ubwanyu. Imana ikaba yaramuhaye igitabo cya Qur'an. Bavandimwe, ndababurira kuzirikana Imana mu buzima bwa buri munsi, cyane ko ari byo biduha gutuza no gutunganirwa hano mu isi, kandi tukazaba bazagorerwa imbere y'Imana. Mu by'ukuri turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bitoroshye, ariko mu bihe bitoroshye iyo umuntu arushijeho kwibuka Imana biramufasha, kubera ko Nyagasana duhamagara akatubwira ati yemwe abemeye nimutinye Imana ukuri ko kwitinya, nimuzirikane Imana ukuri ko kwizirikana, kandi mube mu bantu beza, mube mu bantu bavuga ukuri, mube mu bantu bakora ibyiza. Nyagasani mu kutubwira atyo arimo aradusaba ko twakwitabira umuhamagaro, bigasoza tubwiye ati kunu ma'as-sadiqin, mube mu bantu beza. Ubu buzima turimo ni ubuzima Nyagasani yavuze mu gitabo gitagatifu, aho atubwira muri suratu Yunus kuri aya ya 44, aho atubwira ati inna mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatil ard. Inna mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Nyagasani mu gitabo gitagatifu aratugereraniriza ubuzima uko buteye, isura yabwo, ukuri kwabwo nukuhi. Iyo twibutse Imana yabiduhamagariye muri ubu buzima, biba ari twebwe ko twujuje inshinga, ariko iyo turamutse dutezutse Nyagasani araduhwitura akatubwira ati mbashushanyiriza ubwo buzima bwabatwaye, agaciro kabwo mu buzima bw'umuntu, mu buzima bwanyu mwagombye kuzirikana. Nyagasani aratubwira ati rero ikigereranyo cy'ubu buzima bwanyu mubaho mu isi ni nk'uko amazi amanuka mu kirere akivanga n'ubutaka, ibiti cyangwa se ibimera bikayanywa. Ibyo biti biri mu byo murya, biri no mu by'inyamaswa zirya, kugeza ubwo mubona isi yabaye nziza, kugeza ubwo mubona isi yabaye icyatsi, kugeza ubwo mubona isi itatse, ibiti isa neza. Hanyuma nyuma y'uko isi imaze kuryoha, Imana ikavuga iti twohereza itegeko ryacu haba ku mugoroba cyangwa se haba no ku manywa. Ibiba ku isi ni iki? Ni uko Nyagasani ashobora gukuraho bwa buzima bwari buhari. Ataha amruna laylan aw nahara fajalnaha hasida, hanyuma bya bimera bigahinduka umuyonga, bikongera bikivanga n'ubutaka, ka annaha lam taghna bil ams, nkaho ubwo buzima nta gaciro bwigeze kugira ejo hashize. Nyagasani akatubwira ati kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun, uko niko dusobanurira ibimenyetso abantu babasha gutekereza. Ubuyisilamu rero buhamagarira umuntu kugira ubwenge, guca akenge no gutekereza cyane ku bituzengurutse,
nguko ko Imana ituzengurukije ibyerekeranye n'ubuzima bw'isi n'uburyo tugomba kubwitwaramo. Muvandimwe mu Islam, Nyagasani araguhamagarira kumwibuka mu buzima bwe bwa buri munsi. Muvandimwe uteze amatwi, Nyagasani araguhamagarira kumwibuka no kumuzirikana mu buryo bwa buri munsi, kandi kumuzirikana nibyo bituma mu by'ukuri ushobora gutuza. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, umuntu akaba ashobora gutuza. Muvandimwe mu Islam, iyo utekereje neza Imana, ugatekereza ubushobozi bwayo, ugatekereza ibyo yaguhaye, ugatekereza ko hari umwana, ugatekereza ko Imana yaguhaye gukora, ugatekereza ko ntacyo wari ufite Imana ikaba yaraguhaye, wala sawfa yutika rabbuka fatarda, Imana izaguha kandi wishime, ugatekereza ko nta nzu wagiraga Imana ikaba yarayiguhaye, ugatekereza ko nta mwana wagiraga utaruzi kuzanamugira, uretse ko wabitekerezaga wenda ukumva bikurenza ubwenge, ariko Imana ikaba yaraguhaye umwana wa mbere, ikaguha n'uwa kabiri, ikaguha n'uwa gatatu. Ukaba nta modoka wagiraga, waragendaga n'ibirenge rimwe na rimwe n'inkweto zirimo urudodo, nta buryo ufite. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akaba yaraguhaye inkweto, akaguha uburyo bwo kwambara, nawe ugakira imyate nk'abandi. Niba mu by'ukuri waragendaga n'amaguru utega cyangwa usaba lift, hanyuma Imana ikaba yaraguhaye. Zirikana ko bya bintu tunze hari abandi batunze nkawe, uyu munsi bakaba ntabyo bafite. Uhereye ku buzima, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshir as-sabirin. Nyagasani aratubwira ati nzabagerageza bishay'in min al-khawfi, mbateza ubwoba buke ntabwo ari bwinshi. Bishay, ibi byose bidutera ubwoba. Bishay min al-khawfi wal-ju'i, n'inzara. Umuntu agasonza. Uyu munsi umuntu ashobora kuba ashonje, ushobora kuba ushonje, ariko Nyagasani arabizi. Nyagasani arabizi ko ushonje. Ntabwo ari igihe cyo kwigomeka, ntabwo ari igihe cyo kwibagirwa. Wa naqs min al-amwal, umutungo wawe ukagabanuka. Ubu iki gihe isi yose ihangayikishijwe no kuba mu nzu, kuba kure ya mugenzi wawe, yewe n'abawe. Naqs min al-amwal, ugatangira umutungo wawe ukagabanuka, ugatangira kurya no gukonsoma bya bindi wakoze imyaka yose, ugatangira ukarya. Ariko watangira no kurya, watangira kumanura igipimo cy'ubutunzi wari ufite, ukazirikana ko ukwiye no kwibuka ko hari abandi bantu badafite icyo bafite, nabo ukamenya ngo ngomba kubibuka muri bya bigeragezo. Niki Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ati wa naqsu min al-anfusi, n'abantu barapfa. Uyu munsi turimo turavuga ibihumbi 100 bimaze gupfa bizira ikiremwa kitagaragara, coronavirus itagaragara, utashobora guhura nayo mu nzira ngo uyimenye. Yaba abantu bamenyaga ko ishobora kugaragara, yaba abantu hari uburyo babashaga kuyigaragaza ngo bayambike uniforme, nta muntu numwe wakwifuza guhura nayo. Umuntu ahura nayo igafata umwana, umuntu agahura nayo igafata umugore, umuntu ahura nayo igafata umukozi, umuntu ahura nayo igafata company, umuntu ahura nayo uruganda rugafunga, umuntu ahura nayo amaduka agafunga, umuntu ahura nayo imodoka ntizongere kugenda, umuntu ahura nayo indege zigahagarara, umuntu ahura nayo bisi zigahagarara. Niki Nyagasani arakubwira ati wal anfus, abantu bagapfa, nta muntu hano udatinya urupfu. Wa thamarat, hanyuma n'umusaruro mwari mwiteze nawe ukagabanuka. Birashoboka ko umusaruro wagabanutse, birashoboka ko umusaruro wahenze, birashoboka ko urimo guhinga ukaba uyu munsi utazabona imbuto ushobora gukoresha. Wa thamarat, Imana ishobora kubikora ugahinga bikarumba, nawe urabizi. Ugafumbira ugashyiramo imbaraga, ariko bikaza kurangira wa thamarat, ibya bindi wagombaga gusarura byagabanutse. Thamarat. Ariko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri ubuzima yaramaze kudushaniriza, atubwira uko buteye, akatubwira ati wa thamarat, akubwira ko n'umusaruro ugabanuka, akatubwira ati wa bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Muburire babandi cyangwa se mubahe inkuru nziza ko mu by'ukuri babandi bihangana iyo ibyaha babandi bihangana iyo ibigeragezo bibagezeho, bakabasha kuvuga bati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, twavuye ku Mana twese na byose kandi niho tuzasubira. Ubwo umuntu abaye umuhanga, Imana rero iradusaba ko tuba abahanga, ikadusaba ko dushishoza. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala nyuma rero ko tubwira ubuzima, akatubwira ibigeragezo tugomba guhura nabyo muri iyi minsi. Bavandimwe b'Abayisilamu, dufite igeragezo gikomeye. Iyaba abantu babashaga kureba uburyo babigenza kugira ngo bagishyire ku mugaragaro, abantu bose n'icyo gihugu bakimuka, cyo kigeragezo bakagisigayo cyonyine. Ariko nibikunda, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo iratwigisha ko
iyo uramutse umenye ko hari icyorezo kiri ahantu uramenye ntuzinjireyo. Iyo uramutse umenye ko hari icyorezo kiri ahantu kandi ukaba uhari uramenya aho hantu ntuzahasohoke, kubera ko uzabarirwa icyaha cyo kujyana ibyago aho bitari. Uzabarirwa icyaha cyo gusanga ibyago kandi utegetswe kurinda ubuzima bwawe. wala tulqu bi aydikum ila tahluka, murasabwa kudashyira ubuzima bwanyu mu kaga. Ubwoba ni bwose rero, ubukungu bwaguye, indege zahagaze, amavuta yahenze, ubuzima bwahenze, kugeza ku muntu udafite icyo ari kurya aka kanya yibaza ngo bizaza kugenda bite. Ariko Imana ikatubwira ngo wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Burira babandi bihebye, babwire baha inkuru nziza uti iyo burya ibyago bije witabaza Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, ukamubwira uti nta handi twaturutse ni iwawe, kandi iwawe niho tuzasubira. Nyagasani rero arakuzi, Nyagasani arakuzi muvandimwe, wikwiheba. Nyagasani arakuzi, wikwiheba, kandi Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aragukunze kuko uri umugaragu we. Igikomeye cyane ni ukumuzirikana mu buzima bwacu, buri munsi tugahora tumwibuka, buri munsi tugahora dukora ibyo dutegeka, buri munsi tugahora twirinda gusa ibyo tubuza. Ibindi biri mu maboko ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah. Nta mbaraga nta n'ubushobozi dufite uretse ko byose biri mu maboko ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi rero umuntu ashobora kwibaza byinshi, akavuga ati ariko nakwitwara nte kuri uyu wa gatanu umuntu ari mu rugo arimo kumva inyigisho zitari ijuma? Ni iki cyatumye ijuma itaba? Bavandimwe, turi mu bihe bikomeye, reka tugihereho. Turi mu bihe bikomeye. Ni iki cyatumye udasara ijuma? Aka kanya ukaba uri kuri televiziyo yawe, ukaba kuri telefone yawe, ukaba uri kuri radio yawe, inyigisho z'umunsi wa ijuma urimo kuzumva, utari busarira akabyiri. Kubera iki? Coronavirus, minometa nkeya, udupimo dukeya, duke rwose 150, akantu umuntu atareba n'amaso. Abantu bose barimo bariruka, abantu bose bari mu nzu, abandi barimo barakaraba, abandi bari muri laboratoire, abandi barimo kuvura, abandi baryamye barimo gusemeka, abandi barimo gupfa bazira akantu gato. Urebye uko umuntu angana, ugapima n'aka kantu gato k'akaremwa, aka virusi gato kaduhangayikishije, wasanga bitari bikwiye ko umuntu ahangayika agira ubwoba. Ariko abo bantu bose nkubwiye bafite ubwoba. Coronavirus yaraje ishyira abantu ku gipimo kimwe. Nta muntu ugitega indege ngo ajye kwivuza mu Burayi, nta ugitega indege ngo ajye kwivuza mu Buhinde, nta ugitega indege ngo ajye kwivuza muri Amerika. Oya, abantu bose bari ku gipimo kimwe, ni ukujya hamwe bakitabwaho hamwe. Nta n'igihugu na kimwe cyiteguye kwakira umuntu urimo ufite coronavirus. Umva ko habaho impunzi ntayo. Kubera iki? Hari n'abandi bantu bashyiraho ibiciro kugira ngo umuntu yirwaye azaze muri iki gihugu azirengera ibyo ari byo byose tuzamukorera. Ni ikiremwa gito, gereranya ubuzima bw'aka kantu gato nuko umuntu angana n'ubuzima dufite uko Imana yabutugereranirije. Urebe ubwoba gateye. Coronavirus iraje ishiza abantu ku rwego rumwe. Nta muntu dushaka ko acaracara hanze, keretse ufite uburenganzira bwo kujyayo cyangwa afite imirimo idasanzwe. Yes, kubera iki se? Nuko nguko niko Imana ibigenza mu biremwa byayo. Ibyo byose biri mu bushobozi bwayo. Ikatwereka ngo umukire araguma mu rugo n'imodoka ye, indege ntabwo yongera kujya mu kirere. Umukene ntabwo yongera kujya ku isoko ngo ajye guhaha ibya buri munsi, kuko ashobora kujya uyu munsi akazana kabutinda karimbura umuryango we. Ntabwo byemerewe kongera kwambuka umupaka. Ibyo wabucuruza byose umupaka urafunzwe, waba uca mu kirere, waba uca hasi ku butaka. Kubera iki? Utavaho ukatuzanira coronavirus cyangwa ukayishyira abandi bantu nkuko byatugendekeye. Abantu bakambuka umupaka, ariko mu kugaruka bakaza bazanye byinshi. Muvandimwe mu Islam, itekerezaho neza. Itekerezaho neza uko ungana, itekerezaho neza imbaraga ufite, itekerezaho neza ubushobozi ufite. Urebe na coronavirus iza imwe ikagarika ingogo ibihumbi n'ibihumbi. Twari tugeze ku bihumbi 440. Ibaze izo mbaraga z'aka gakoko kaza kakisha mu mubiri w'umuntu, katagira transport, katagenda mu mwuka, katagenda mu ki, kagenda mu byo twakozeho gusa. Ukabusabwa kugera ahantu hose ugakaraba, ukabusabwa kugera mu rugo ugahita wiyambura imyenda yose, bishobotse wabanza ukoga niba uvuye muri ka kazi kadasanzwe, kuko uvuye ahantu hatizewe hanze.
bishobotse wari kubanza ugakuramo imyenda ukihisha ukabanza ukoga, n'iyo myenda bagahita bayifura cyangwa bagahita bayishyira mu mazi ashyushye. Yes, ariko reba ko kantu karimo kakwirukansa. Niba wumva ufite ikibazo utameze neza, hari uburyo buriho bwo gukoresha kugira ngo ibyo bibazo byawe bibashe kumenyekana, babashe kugutabara. Nta n'ugutabarwa uko bibonetse kose, babashe kugutabara, barebe ikibazo ufite bagikemure, bagufashe. Bavandimwe, turi mu bihe bikomeye kandi bikomeye cyane. Nyamara ushobora gusanga umuntu arimo arirebera filime kuva mu gitondo kugeza saa sita akarya, kugeza saa 9 akaryama, kugeza ku mugoroba kongera akareba indi, akageza saa 6 z'ijoro, ngo ntabakigira ibitotsi. Abantu barishimye, nta gahinda ubona. Turi mu gihe cyo guca bugufi munsi y'amategeko y'Imana. Turi mu gihe cyo guca bugufi tugasingiza Imana. Turi mu gihe cyo guca bugufi tugatakambira Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo uyu munsi ari ku wa gatanu uri kumva inyigisho gusa gutya muri ubu buryo, ukaba utari ku musigiti, ukaba udashobora, yewe n'umuntu uri Maka akaba adashobora kwinjira hariya ngo akore salatul jumu'a kwisi, n'ubwa mbere yahagarikwa kubera ikiremwa kitagaragara. Urumva wishimye, urumva umeze neza. Turi mu gihe kitoroshye, turi mu gihe kibi, turi mu gihe gikomeye, ku buryo bidusaba gushyira imitima hamwe tukicuza ibyaha byacu tukaririra Imana, kuko ibyaha byacu bishobora kuba ari impamvu ikomeye yuko Imana yadurakarira. Byibaze neza nawe uramutse uri mu bantu bakora icyaha kimwe mu byaha 7 Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yashyize kuri iyi si, maze tukabuzwa ngo ibyo bintu nimuzabikore. Ukabangikanya Imana, ukayibangikanya n'ibindi bintu, ugashaka ubushobozi ahandi, ukabangikanya Imana, ukaruga, ukabeshya, kandi ukabeshya ikinyoma gikomeye. Ukabeshyera umuntu uzi ko yiyubashye, uzi ko yifashe, ukavuga ngo uyu muntu ni mubi, uyu muntu ni umusambanyi. Imana itubuza byinshi, Imana iratubuza byinshi. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naika tubwira iti mwirinde ibi nibi, muri byo namaze kuvuga ni byinshi. Nawe wabyibuka neza uramutse wicaye ugatuza. Asabul mubiqati, ibyaha byoreka. Abantu baratinyuka bagakora ibyaha byatumye abantu bari kumwe n'intumwa rimwe na rimwe barimbuka. Barakubwira bati tanga mu byo ufite, umuntu akabigundira akabibika kugeza ubwo azitaba Imana bakamushyingura, abantu bagasigara babirwaniyemo, kandi baramubwiye ko kudatanga bishobora guteza ibyago igihugu cyangwa bishobora guteza igihugu abantu. Loti cyangwa Luti, abantu biwe, abantu batangiye guhuza ibitsina, abagabo n'abagabo cyangwa abagore ku bagabo. Imana imwohereza abamarayika baje kureba ikibazo, nabo bashaka kubafata ku ngufu. Imana iraboreka, ariko icyo ngicyo turagicuruza, abantu bakakitaka, bakagisika amavuta, bakacyambika umwenda w'umweru, bakacyita gitagatifu. Subhanallah. Uyu munsi abantu batari mu musigiti, abantu batari Maka, abantu batari Madina, abantu batari ku butaka butagatifu ngo basari, wowe wibaza ko ufite gaciro cy'imbere Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala? Wibaza ko wakora iki uretse kwicara hasi ukamutakambira kandi amasaha yose? Ubuse ko wavugaga ngo boss nta guha umwanya wo gusari, ukaba wahereye mu gitondo utasaye, ukaba wagejeje kundi munsi utasaye, ukaba umaze iminsi hari igipindi kigucika cyangwa gisara ukererewe, noneho wiyobora. Ni igihe cyiza rero cyo kwisubiraho, umuntu akongera akireba. Ibaze ko twari dukwiye kongera ubwacu twebwe tukisubiraho, tukareba amabwiriza Imana iduha, tukareba icyo twagombye gukora, tukibuka ko tugomba kwitonda. Bavandimwe b'Isilamu, reka mbabwire ku cyerekeranye no kwihangana. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala nyuma y'ibyo byose aratubwira ko abantu beza, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibaze nawe ikijyanye no kwihangana, Imana iratubwira ko abantu bari mu kaga uretse babandi bemeye bagakora ibikorwa byiza, bakagirana inama y'ukuri kandi bakagirana inama yo kwihangana. Ni yihe nama wagiriye mugenzi wawe? Ni yihe nama wagiriye umuturanyi wawe? Ni yihe nama wagiriye uwo mukorana? Ni yihe nama wagiriye inshuti yawe? Ukwihangana wumva umuremamo nukuye, watawasaw bil haqq, ukuri wumva umushyigikiramo nukuye.
cyangwa mwese muri mu kinyoma, murimo murigendera gusa. Abantu babaho Imana ikabasaba gufatanya mu byiza. Ntabwo Imana ijya yemerera abantu gufatanya mu kinyoma, ntabwo ari byo. Ntabwo Imana yemerera abantu gufatanya mu bibi. Watawasaw bil haqq, bakagirana inama yo gukora ibikorwa byiza. Watawasaw bis sabr, kandi bakagirana inama yo kwihangana. Ntuzace intege mugenzi wawe, ahubwo buri munsi ujye umutera imbaraga zo gukora ibyiza no kugaragara neza nk'umuntu mwiza w'imbonera imbere Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, no gutungana mu bagaragu be. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatubwira ngo ittaqillaha haythu ma kunta, jya wibuka Imana aho uzaba uri hariho hose. Watbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, numenya ko wakoze ikibi yo gukora ibyiza byinshi birusha imbaraga cya kindi kibi wakoze ku munzani. Hanyuma wakhaliqin nasa bi khuluqin hasan, ubane n'abantu neza mu mico myiza. Utekereza ko umuntu aramutse akoze izo nzira ebyiri ataba abaye umuntu mwiza? Wowe subibuzwa n'iki? Kubana n'abantu mu buryo bwiza, ukabana n'umuturanyi neza, ukabana n'uwo mukorana neza, ukabana n'umuntu uwo mwashakanye neza, ukabana n'abana bawe neza, ukabana n'umuhisi n'umugenzi neza. Kubera ko kugaragaza umuco mwiza ni muri bimwe dutozwa n'Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuko yaje kugira ngo yuzuze umuco mwiza abantu dusangamo. Bavandimwe b'Abayisilamu, muvandimwe unteze amatwi, mu by'ukuri iyo ugiye kureba igikorwa cyo kwihangana usanga gishoboye abantu bake. Hari abananirwa kwihangana bakava ku murongo Imana yabahaye. Hari abananirwa kwihangana bakajya gusaba ibidatanga ubufasha. Umuntu akikubita imbere y'ishusho akarisaba akaribwira, cyangwa akikubita imbere y'umuntu akamubwira. Ahubwo urabanza ugasaba Imana, hanyuma ikakuyobora ku muntu runaka. Iyo umuntu akwimye n'ubundi ntacyo aba yagombaga kuguha, kuko ntacyo Imana iba yamuhaye. Niyo mpamvu kwihangana ari igikorwa cyangombwa. Imana iratubwira wasta'inu bisabri wasala innaha lakabiratun illa ala alkhashin, nimwitabaze iswala, nimwifashishe iswala. Ista'inu bisabri wasalati, nimwifashishe kwihangana n'amasengesho. Bikunaniza iki? Bikunaniza iki kwihangana? Ko ari umurimo woroshye, ko nta kiguzi bisaba, ko ari ibintu bikorerwa muri wowe, kandi wowe akaba ari wowe, kandi ukaba wishoboye. Reka kugaragara nk'umunyantege nk'imbere y'Imana mu bijyanye no kwihangana. Iyo utihanganye n'iswala ntabwo uyikora. Bavandimwe b'Abayisilamu, bavandimwe mu nteze amatwi, ntabwo ushobora kuba utihangana ngo ukore isengesho. Isengesho ryonyine riragusaba ko wihangana, ukabyuka mu bitotsi, ugakaraba, ukitunganya, warangiza ukambara, warangiza ukajya aho ugomba gukorera isengesho. Saa sita ukihangana, ugafata amazi ukitunganya, ukagenda ugakora isengesho. Ku gicamunsi nuko, ku mugoroba nuko, na nijoro nuko, amasengesho 5 ukayakora kandi ntuyibagirwe. Imana irashaka ko uyakora kugira ngo itwishimire. Kwihangana ni ngombwa, kandi mumenye ko asabru inda sadmatil ula, kwihangana biba kwikubitiro. Kwihangana bituma utiheba, kwihangana bituma utajarajara, kwihangana bituma utagira umunabi, kwihangana bituma ukomera ntujegere, kwihangana bituma ugira agaciro, kuko iyo utihanganye uragata. Iyo utihanganye Nyagasani ntabwo kubona nk'umugaragu mwiza, ndetse iyo utihanganye ibyo ngibyo bishobora no kukuyobora mu byaha. Ugasanga umuntu arimo aranduranya, ugasanga umuntu arimo ariba, ugasanga umuntu arimo arashinja abantu, ugasanga umuntu arimo aritwara nabi kubera kubura kwihangana. Kwihangana rero ni igikorwa cyangombwa. Bavandimwe, reka mbahamagarire gusenga mu bihe bikomeye nk'ibi. Mukora amasengesho ya buri munsi, mukora ubusabe bwa buri munsi. Murabizi ko dufite amasengesho 5 tugomba gukora buri munsi. Murabizi ko tugomba gukora sunna ya mbere na nyuma ya salati keretse aho zitari. Murabizi ko tugomba gukora qiyamul layli. Hanyuma numara gukora iswala wisabire, usabire mugenzi wawe, usabire muturanyi wawe, usabire umudugudu utuyemo, usabire inshuti yawe, nurangiza usabire igihugu, nurangiza usabire iyisi. Usaba Imana iturinde iki cyorezo gishaka kuza ngo kitwibasire, kiducuze ubuzima, kuko Nyagasani wenyine niwe ufite ububasha bwo kugihagarika. Iyo abantu baza kuba bashobora kugihagarika, bari kugihagarika ku munsi wa mbere, bari kugihagarika ku munsi wa kabiri, bari gukumira imbibi ntihagire umuntu ucaho akikoreye. Ariko ntabwo byakunze. Nyagasani yakigejeje aho
kigomba kugera, bityo tugomba kukihanganira. Byose biri mu bushobozi bwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu tugomba gutsinda iki kigeragezo twiyambaje amasengesho. Amasengesho ni ngombwa. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo gitagatifu niho atubwira muri suratu Al-An'am, akatubwira ati falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Buri munsi iyo bagezweho n'ikigeragezo cyacu, ba'suna, icyago cyaje, tadarra'u, baca bugufi. Ninde kugeza ubu ngubu udafite ubwoba iwe? Ugashyiraho kandagira ukarabi, ugashyiraho agasabune, ugashyiraho agasume, ugasanga bidakwiye, ugashaka agasume ka buri muntu, ukamubuzaho akamanika ngo atakamanika na mugenzi we, ukamubwira uko abigenza. Sinzi ko twayaduhanagura ngo ubusume tubujugunye, bakabwira ngo abana bashyireho umugozi, mushaka nk'ahantu bafungira, ntihagire umuntu uhura nabo, ntibagire aho bazerera. Abana bakunda kuzerera ariko bagume mu rugo. Stay home, save the country, save your life. Wowe ubwawe, save your life, save your children, save your family, save your country, save life. Ubu impamvu yo kushobora kurokora ubuzima bwawe, ukarokora umugore wawe, ukarokora abana, ukarokora umuturanyi, ibyo ngibyo ukabikora uri mu bwoba burenze. Tadarra'u, Imana ikatubwira ngo abo bantu baragenda bagahita baca bugufi, ariko hari ikibazo cy'abantu badaca bugufi. Imana ikatubwira ngo walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Imitima yabo iragenda igakomera, ukabona bamwe bafite ubwoba ariko abandi ntabwo bafite. Abandi ntabwo bafite. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ngo zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, ahubwo shitani ikomeza kubatakira ibyo bajyaga bakora. Ma kanu ya'malun, shitani akababwira ko ngo bitwaraga neza. Shitani yagiye kugushuka neza, arakubwira ngo nta kibazo cyari ku isoko, ngo iyo batarifunga ari gukomeza ukikorera, ngo nta kibazo cyari mu nzira, ngo iyo batagukumira ngo ari kwigira ibyiye, ngo sinzi ukuntu byagenze, ngo rwose ngo iyo bitwara neza cyangwa ngo iyo bakwihorera ngo byari kugenda gutya. Ntako byari kugenda. Qasat qulubuhum, imitima yabaye ibuye. Ntabwo umuntu ashobora kugirama urwikango ngo avuga ati ariko none nabaho nkahura n'iri shyano ntazi aho riherereye. Muvandimwe, shyiramo imbaraga mu kuzirikana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, wirinde ko shitani yagutakira urugendo nawe rutari ngombwa. Ibyo biragufasha muri ubuzima bwacu. Dukingiriza n'iki cyorezo ikakirimbura ku isi, kikahava natwe tugasigara amahoro. Uburyo kirimbura ni gute? Ni uguhishurira abashakashatsi umuti nyawo, natwe tukabafasha tuguma mu nzu kugira ngo ya virus yakwiriye hirya no hino aho twakoreraga, aho twagendaga, aho twanyuraga hose zibanze zipfe, umuti uboneke, urukingo ruboneke, amahoro agaruke ku isi. Ariko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe ugomba kubidufashamo mu bushobozi bwe n'ubushake bwe. Ibi biradusaba ko twicuza cyane kandi tugasaba cyane kugira ngo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala twumve. Ibuka ko Imana itubwira ngo inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin. Imana ikunda ba bandi bicuza, iyo ni isuku y'imbere mu bitekerezo, isuku yo mu mutwe, ba bandi bicuza kandi bakisukura. Abantu bisukuye, hari ukwisukuramo imbere mu mutima, hari ukwisukura mu bitekerezo, noneho bikagaruka hahandi inyuma, kuko iyo umaze kwisukura ibitekerezo nibyo bigutuma ngo niwinjire hari udakarabye, ngo sigamo metero hagati yawe na runaka, ukumva ko ya metero koko ikenewe. Kuko iyo umuntu avuga, amwe mu matembabuzi muri gaze dusohora mu mivugire yacu hari amacanshwe asohoka twebwe tuba tutareba. Niba ushaka kubimenya neza, uzagenda uvuga uri imbere y'ikirahuri gisanzwe cy'inzu, uvuga ucegereye hatarimo akanya, uvuge cyane rwose, ugire inyigisho utanga uri imbere y'ikirahuri, cyangwa ushyire imbere yawe telefone yawe, hanyuma urebe ko icyo kirahuri kiri buze kuba kitatose. Icyo ni cy'abaganga batwigisha. Bavandimwe, ndababurira kwicuza imbere y'Imana no kuyitinya no kwizirikana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mumenye ko ukwicuza ibyaha byacu
ari uburyo bwo kwisukura. Gukora isuku ya hano hanze ni uburyo bwo kwisukura, ndetse tukarenzaho n'imiti idufasha kwica twa dukoko iyo tumaze gukaraba. Tubabwire ko umuntu akaraba agakaraba neza, agakaraba inzara, agakuba neza intoki, byaba ngombwa akiyongera isabune akongera agakaraba. Ikintu cyo gukaraba no gukwepa amazi ntabwo wabihuza, ahubwo amazi uyakwepa yasanganire. Amazi ni umugisha, amazi ni isoko y'ubuzima. Hanyuma uyegere ukarabe witunganye, ube umuyisilamu ubumbatira ya suku yawe yacu duhora twigisha n'abandi bantu. Ariko kandi nanone wongereho akarusho, kuko hahandi wakoze na wa wundi wasuhuje na bya bindi wari ufite, ntabwo umenya ikiremwa cya kiremwa kitishe kimeze nka shitani aho giherereye. Buri munsi dukwepana na shitani, ntabwo tumureba. Umuyisilamu ntabwo rero bimunaniye kumva ko coronavirus ari ikiremwa kiri aho ngaho tutabona, gishobora kugusanga hariho hose, ariko alhamdulillah cyo ntabwo kigenda ku bushobozi nk'ubwa shitani afite. Reka rero dusoze nanone tubabwira ko dukeneye kubaha, kumva no kumvira. Asamu wa ta'a, kumva no kumvira. Barakubwiye bati genda mu rugo ubwo uvuye kwa muganga cyangwa se uri kumwe na bagenzi bawe hano, genda mu rugo wicareyo, ntabwo ibyawe bisobanutse, hari imiti urimo kunywa, ariko ntiwongere guhura n'umugore n'abana. Genda wihishe, ntongere guhura nabo. Nyuma y'iminsi 5 uzaba ureba uko ubuzima bwawe bumeze. Umuntu akagenda agatangira guhobera abana, agatangira guhobera umugore, agatangira guhobera abaturanyi, ejo ukongera ukamubona mu mujyi cyangwa hafi yo kuri iryo vuriro, ukibaza uyu muntu niba mu by'ukuri arimo gutekereza neza. Kiba ari ikibazo gikomeye muvandimwe mu Islam, uba utabitekereje neza. Kumva no kumvira ntabwo bitegereje ko intumwa y'Imana Muhammad izagaruka, ntabwo bitegereje ko Abubakar azagaruka cyangwa Umar cyangwa Ali cyangwa abasangirangendo n'intumwa, ntabwo bazagaruka. Ntabwo intumwa z'Imana zizongera kugaruka ngo noneho ngo tweme. Ntabwo dutegereje kuzahura n'Imana mu muhanda ngo bikunde twumve. Oya, asamu wa ta'a. Imamu niba yakubwiye ngo uyu munsi biragenda gutya, ubwo niko biri bugende, koresha uko ushoboye bijyemo. Abahanga mu buzima barakubwira bati uyu munsi uramenye, uyu muti ntuwunywe, kuko nuramuka ubinyoye cyangwa se ubufashe biraza kukugiraho ingaruka. Gabanya doze. Niba utabasha kumva kugabanya doze, urashaka gushyira ubuzima bwawe mu kaga, gabanya igipimo cy'umuti bakwandikiye. Muganga yarawanditse nibyo, ariko ntabwo nk'uko ushaka. Ibyo nibyo byo kumva amabwiriza. Ariko se kumva amabwiriza uragira ngo ni iki? Ni ibintu bito, nk'uko gutinya Imana ari ugushyira mu gaciro, ukayihorana hafi, ukareba icyiza n'ikibi, ukirinda impamvu iyo ari yo yose yatuma ugaragara nk'umuntu watezutse ku nzira nziza Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala agenda duha nk'ibiremwa bye. Kumva no kumvira ni ibintu dutozwa muri Qur'an, ni ibintu dutozwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni uruhererekane rw'inyigisho kugeza uyu munsi dufite rwose, nta guca ku ruhande. Nyagasani akatubwira ati ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Mwubaha Imana, mwubahe intumwa yayo, kandi mwubahe abayobozi muri mwe. Abayobozi nabo bose nari maze kukubwira. Hari igihe rero wowe ushobora gusanga baguhaye amabwiriza ukavuga ubwo batandeye barekanya arengeho. Menya ko ubukishe kandi cyane, kuko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala watanze aya mategeko aba akureba. Intumwa y'Imana ikaba yarigishije abasangirangendo rero kubaha umuntu wari we wese babona ubafiteho ubushobozi, kugeza ubwo intumwa y'Imana yababwiye ngo wa intamara alaykum abdun habashiyun. Mu bantu bari abirabura muvandimwe, baturuka mu bihugu bya Ethiopia niyo yari Afrika ya kera icyo gihe. Intumwa yarababwiye abasangirangendo bari abaraba benshi, bari umuryango we, bari no mu yindi miryango. Arababwira ati muzubahe umuyobozi wanyu, nubwo baba bashyizeho umuyobozi w'umucakara w'umugaragu mu bagaragu baturuka muri Ethiopia. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashakaga kumarayo. Niki wavuga cyatuma ubwira umuntu ushinzwe umutekano nabi cyangwa mutana mu mitwe cyangwa mushwana akubwira ibintu ntubyumve? Niba ari kukubwira ibintu ntubyumve, menya ko urimo kurengera amabwiriza nk'uko tuhabaye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wowe ushobora wenda kumusuzugura kubera ko usanga uri hejuru ye, ushobora wenda kumusuzugura ukavuga uti jewe ndi kuri uru rwego, ariko bamubwiye ngo uyu munsi ntucaha, cyangwa se uri mu kigenderwaho, uri
nyabiziga, uri kuri moto, uri kuri kwigare, ushobora kuri mu modoka, uko yabiri kose akaguhagarika akubaza ati ugiye he. Birategetswe ko uhagarika kubera ko uyu muntu usanze hano ubundi ni umuyobozi, hanyuma umusobanurire. Umuyobozi umaze kumusobanurira neza, nawe aragufasha nk'uko umuyobozi wese agirwa inama yo gushyira mu gaciro. Muvandimwe, kubaha rero no kumva no kumvira nibyo dutozwa n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inzego nyinshi z'igihugu cyangwa se wenda n'inzego nyinshi ku isi, zaba iz'imibereho myiza, zaba iz'umutekano, zaba iz'ubuzima, zaba izerekeranye n'iperereza, zose zigenda zitanga amabwiriza ngo ahangaha bigende bitya, ahangaha bigende bitya. Wowe icyo bigusaba ni iki? Ni ukubyubahiriza, kubera ko abo ngabo baba bareba kure, wowe aho utarimo kureba, kubera ko baba bari henshi, nawe ukabura aho ngaho hamwe. Ibyo rero bikaba gusaba gukurikira ayo mabwiriza. Bavandimwe, dusabe Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atworohereze muri ibi bihe bikomeye, ni ibihe biteye agahinda, ni ibihe bibabaje, aho umuntu adasari, aho umuntu adasenga, aho umuntu atabona wahatanga isadaka bakamubwira ngo guma mu nzu yawe, guma mu nzu yawe, guma n'isadaka yawe, niba ushaka tuzayigutangira, ukabura aho uyitanga. Nigeze kubwira abantu ko hari igihe gishobora kuzagera umuntu akabura aho atanga isadaka y'ibyo kurya. Igihe kirageze ngo umuntu aba ari mu nzu ye bamubwira ngo ntusohoke, ugateka ibyo uri burye gusa, kandi nabyo abantu barimo barabiteka bafite ubwoba, yibaza niba aje wundi aho yari yagiye ntacyo yavanyeyo. Isadaka yawe ubu ngubu iri aho ngaho, iri mu biryo aho ngaho, wanze kubitanga mbere, none ubu ngubu harimo ibyo ibishobora no kubora, kandi ntufite n'uburyo bwo kubibika, kandi ntufite n'uburyo bwo kubijyana, kandi nta buryo. Ibuka ko izo nyigisho zigeze kugutambuka bakubwira ngo hari igihe uzabura aho utanga isadaka. Nicyo gihe kibi tuba tugezemo. Ibaze rero bumve ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ibintu ashobora kubihindura. Wari umukire uyu munsi akaringanira n'umukene, bakavuzwa hamwe, bakavuzwa umuti umwe, kandi bakavuzwa ahantu mu buryo bumwe n'umuganga umwe. Umukene n'umukire baba hari aho bashaka kujya byangombwa, babona byanze bakagenda n'amaguru. Subhanallah. Twese dusubize imitima yacu n'ibitekerezo kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Twibaze ko Nyagasani atureba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twibaze ko Nyagasani mu buzima bwacu bwa buri munsi ari gutugenga. Twibaze ko Nyagasani ari wadukuraho ibyago. Twibaze ko Nyagasani ari wadukuraho amakuba. Twibaze ko Nyagasani ari we wadufasha akadukuraho iri shyano ririmo ritambagira mu bantu buhoro buhoro, rigenda ritwara roho z'abantu, abandi zibaryamisha mu bitaro, abandi bababaye bambara amakasike kugeza ubwo abateye amatashitashi mu buranga, bagira ngo barwaneho ubuzima bw'abantu bagihumeka. Dusabe Nyagasani aduha ibyiza hano ku isi, kandi azanatugororere ku munsi w'imperuka, aduhe kuba mu bagaragu beza, kandi adufashe, aduhe no kuba impamvu yo kuyobora abandi. Nyagasani aduha amatwi yumva, aduha umutima utekereza ufata imyanzuro myiza, hanyuma ahe ubwenge gutanga imyanzuro kandi myiza mu buzima bwacu, aduhe no guhinduka niba turi abanyamafuti. Nyagasani aduhe kuba abantu beza, atubabarira ibyaha byacu, ababarira ababyeyi bacu, afasha ababyeyi bacu, abafite icyo kurya bibuka abandi batagifite hafi aho niba bishoboka, abatagifite bihangane. Basabe Nyagasani abakure mu bibazo, basabe Nyagasani ku kababaro kabo adukure muri ibi bibazo turimo. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atubungabungira igihugu, atubungabungira inzego, ahari icyiza bakituzanire, ahari ikibi bakiturinde. Muvandimwe, shira umutima hamwe, uce bugufi, wibuke Imana mu maso yawe, utekereze mu mutima wawe. Niba nta kintu na kimwe kirimo kuza mu mutima, humiriza, funga amaso, umere nkaho ibintu byose ubihanaguye, hanyuma wumve ubushobozi bw'Imana muri wowe, uyisabe idufashe, yakire ubusabe bwacu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. اللهم اجعل جمعنا جمع مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات،
يا أرحم الراحمين. اللهم يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا فيما جرى به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط بذنوبنا من عبادك من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.